Ndi papa sava. Ariko ubwo mwasohotse byatangiye mbinginga ariko amabara ndi bukore hano muraba mureba mwasohotse ku neza ariko simo nk'ubwo ugize ibintu wangiza kweli muraba mureba ibintu ngiye gukora hano mwasohotse mu mahoro asimo iyo nkoni wayijugunye hano simubona ibintu muri gukora hano mwasohotse ntaramagurisa hano ngo njye mubone uburakari bwanjye mwasohotse mwasohotse ku neza mwasohotse kuko mwambabazi cyangwa ibintu byose nkabimenagura mwasohotse koko mana yanjye ibintu ngiye gukora hano mwasohotse ku neza ko mana ibintu ngiye gukora hano nintabamenagura muraba mureba nimushaka musohoke mwasohotse muri iyo Yasinze. icyo cyumba murimo mwagisohotsemo ariko simo iyo nkoni wayishubije hano ariko mwaretse kuvugira mugasohoka hano mukaza hano ariko mwasohotse ubundi muraburanira aho ngaho mwaje hano mwasohotse mukaza ubundi njya tukibonanira kwanza Afite ibintu bikomeretsa ntabwo bamenya ngo ni ibiki gusa ntabwo tutabaye koko. ubucuti bwawe bunyerekana ubuye Niko Simon, bigenze bite? Simon. Bigenze bite? ariko uri mu biki babanje Oya, Simon tuza. oya nibasohoke mwumvike ariko Wino hano. oya basohoke Ese bite byawe koko Simon? inzabo nze gukora ibyo babanze basohoke hano ariko Wino hano. oya Ako se Simon tuza. ariko ndaza gukora iki Wino hano. oya mundeke babanze basohoke hariya Komba ni ibintu byose. Yakura cyane namwe bari turi hano mu bigo ndekere mwembe nyifashe basohoke Ni bande bari hano se? Nasohotse mu mwese mwaje mu mukagira. Babwire basohoke. Umva mwebwe muri mu mwasohotse tukumva ikibazo kiri hano. cyangwa niba ari abajura uvuge oya nibasohoke bava mwariye tuza nari mama wawe Utari simbona ari wowe habaye iki hano? none se kuri Simoni ameze hari nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe nk'uko mureba ibintu byose yabyishe nabi yabizengereje ukaba ushaka avuga ngo agiye gusenya ino nzu yose ngo ayishyire hasi undi se umusize nawe nasohoke Hano se harimo abandi bantu. Indesha. Hano harimo abandi bantu se Simo. asohotse wenyine rega nasoni nawe nasohoka ze hano Wewe wasohotse. se wavuye Niko wewe wasohotse. Yeri wowe. muze hano mwese Tigidi. ndigidese Se ni wowe wateje akayoge muri uru rugo. akoze iki se cyatumye uhungira hano none se kuko ari uko Simoni yari yigize nabi mwabantu mwe kurashaka Tugahungira hariya muri korodoro. urabona yari kwica umuntu ubu nka Sindizire Simon agira cyangwa yica umuntu se. Kari kabaye. None se waje kubasura. Afite ibikoresho bikomeretsa inyundo, ibikoni, ibiki byose. Imana itabaye twirukanye hano mu kiganiro. noneho nawe waruje gutabara Aha, wa mubyeyi. ino nzu ngo ntayishaka ngo arayisenya iyi nzu z'amafaranga bayitanzeho Nese afite ikihe kibazo Simon? Nuko twamwongerega natwe. Ikonyera gitari. ko papa saba Cyabaye. kwinarira abana ukabarera wenyine bagakura bamara gukura bagakuzinda n'umutwe nta bwenge bagira Simoni amafaranga yose namutanzeho ku ishuri ngo yige akaba ashaka kunyica ngo arashaka kunyica Simoni urashaka kunyica wowe erega uravuga nta n'isoni urashaka kunyica Ariko rero kwica sa yarabivuze. Simoni nta macupa bamusanganye ngo aranyica Uretse tuza.
tuza ufite ikihe kibazo gituma ushaka kwica nyuma yigira imbere hano utubwire ikibazo ariko papa Sava yigira imbere mu biki ariko tekereza mwebwe umwana usigaye yirwa mu bitabi anywa itabi anywa ibiyobyabwenge none akaba umva mubwire gitari ikibazo gifitwe na Simoni kuko rero watesha akaduruvayo hano reka tubwire ikibazo nyine tekereza papa Sava ako kana kuba umuntu yarashatse umugore afite urugo rwe akaba ashaka kumvogera uretse avuge icyo agomba kuvuga tucyumve nawe turaza kuguha iki ijambo Simoni ufite ikibazo kimeze Pasava muri abantu b'abavandimwe yego ejo bundi sinasabye nkanako sinakoze ubukwe bwiza mwese nkabatumira mu kabutaha papa Sava muri ubwo bukwe bwanjye mama ntiyarahari hari n'icyanditseho u Rwanda cyangwa igiceri cy'ijana yayigezamo cyangwa byibura aba yarazanye n'udusaka ngo aze kunkura none se niba uri wowe warufite ubushobozi kurusha urumva ari bwabaye bwiza se ikibazo cyawe hanyuma se urwagwa ikigage bengeye hari ibiki byose byo ntabwo bibara mu mafaranga tuvugiye ko atari amafaranga papa Sava mbere yose ntabwo iki kigo ariyo nagihaye kikaguramo n'imyenda n'ibiki byose uretse mubwira icyambabaje ikibazo se ni ubukwe niba niyo bibi aba gihari byibura aba yaramfasha ese kitari cyaramuzengeye Pasava sinashatse umugore turabizi mama yarifashe gutya angira inama turiya mugore ugiye gushaka waba ntibashobotse n'ibisambo bimwe bibi nta n'icyo azakumarira tangiye kunteranya ibisambo bimwe yongeraho na bibi cyane urumva ariko njyewe narakubyaye ninjye ufite aho kwizera njyenyine Pasava sinaguze ibibanza bitatu subizi hari ikintu twagurisha simfite moto ebyiri mu muhanda ntabwo bigihari ese Simo ibyo urakwishimira se bikubabazeho Imana yaguhaye utaragera subiza igihe maze mu bitaro barampaye akato aya ndwara nyine bari barwaye nta muntu n'umwe wemerewe kongera ako yo ni amategeko y'ubuvuzi amezi abiri ya nyuma se nitwaje Pasava hari igihe ugira agahinda ukabura n'ukuntu bivuga oya yashira agahinda uvuge nk'umugabo reka mubwire Simo hari ibintu iyo warongoye ugomba gutekerezaho hari n'ibyo ugomba kuvamo urabyumva ikintu cya mbere ntabwo uba ukiri nk'umwana mu rugo nguraririra ibikoko mu nkono uza kuririra utumininwa uza gukomba umwuko ntabwo icyo bijya bari ibyaha ubu se arashaka gushyira mu bwoko umuheke uri kubyumva ntabwo nyoko agiye kongera kugweza icyo si icya kabiri banza unyumve icya gatatu rero jya umenya yuko iyo uri umugabo hari ibintu utagomba kuzana kurira ntabwo bisobanura ko ari ubabaye cyane n'inzoga uretse nawe ntukamvugiremo uranyumva neza kurira ntabwo bisobanuye ko ari ubabaye cyane kuri iyi si urumva ngo bituma abantu bakugirira impuhwe icyo kigire kimwe icya kabiri nanone kuzana urwana ngo uramena ibirahure ngo uratwika abantu ngo uragira ute uko kwishaririza ugatukana ntabwo byerekana ko ari kuri igihanga nabwo mugabo ho nizo mbaraga ukoresha ari na self-esteem kwisobanura ni uguhagarara ku ijambo ukarijomba uribwira rihamye uvugisha ukuri abantu bakakujoramo ukuri ubugabo n'ahazaza tukajya inama tubwira rero utarira tubwira utarira ubuse twese twashana badigije iki bakubuza ubwo tubuze ibintu bishobora ninjyewe uzi igikomere mfite oya umuntu tukajya inama tukaganira abagabo uvuge se njya mu bitaro mara amezi 6 nta muntu n'umwe wemerewe kongera ibyo turabizi mama akaba yarambwiye ngo umwana wanjye
njye umuntu uzagukunda mpaka ubuzima bwacu burangiye ndetse wagira ngo mama waza kurwarana niba ibitaro bitari byemeye yuko nta muntu ukugeraho ari abaganga gusa wagira ngo mama wawe ari uzamurarane arajya ku itegeko ahubwo se nyoko ni umuganga hanyuma wa mugore yambwiye mu uzanyicira no mu nzu niwe wandwaje icyo gihe ari we muntu ugeraho ese si inshingano z'umugore wawe ariko waretse kumva nka nyir'ingi cyangwa nyirabarera ukerura ukavuga si motobora umukecuru nawe motobora uvuge ikibazo nawe ugira ivuze ryakunaniye umugore wanjye ararwaza ku rugo ashoboye ararwaza kugeza najya mu cyaro akagurisha isambu bari baramuhaye umunani we akaza akanshuraho amafaranga akandwaza mu mezi 6 bampaye bongeraho umwaka mera mu bitaro mama atarageraho n'umunsi n'umwe y'amezi bashyizeho nyuma abantu bakugeraho ntabwo yaje bongera andi mezi mpaka umwaka uruzura mama atarageraho nari ntabwo yigeze aza habe n'umunsi n'umwe n'udufaranga se yakohereza niba yari mu gihe cy'ihinga nta n'udufaranga se yakohereza agapapa uriko mbabwira ikintu cyambuwe kiri gutuma n'amarira aza tuza uvuge ibana nararongora yaranyicara ati muhungu wanjye ibintu byose uzajya ukorera ujye ubinyandikaho biriya bibanza binshyireho cyangwa tuzinshyireho kugira ngo ubyandike ko umugore wawe azanakurye anabitwara byose munatandukanye ninjye wizera binyandika byose wabyanditse kuri mama wawe byose mbimushyiraho nagiye gushaka umugore nta kintu na kimwe mfite nubaga aribyo byibura bizanyingira mu gihe nari ndwaye byose ese umugore wawe ntimwasezeranye none se ubwo ikibazo mfite niba waragiye nta kintu na kimwe ujyanye ubwo ubundi umwana wawe yari kuzabaho ate ubisigiye nyoko ndi mu bitaro numva ngo byose ngo nta na kimwe asigaranye areka no kundwaza umusambano wawe ubimuhe byose ubimumarireho inongegera byose ubimuhe ibibanza 3 byanjye na moto 2 yabihaye nganyina nayimbwa ipimwe byose arabimuha ngo nuko abimuha se atakubajije abe no kumbaza abe na gato yeneje ikibazo gute urwo rutatu munarwo yeneje ikibazo ubundi wamuganiriye moto uri kugendaho warayiguze urayimotara ese moto muyishyizemo gute kandi nyine avuze yuko ibintu ariko ubundi urihore mubaze nyine niko nyiragitare ibintu by'uyu mwana ibibanza 3 na moto 2 yego zana ibyangombwa bye nabivuga zana ibyangombwa byabyo bibahe ikibazo gikemuka ko murebana sibye bibahe nimubivuge zibaho babajije nyiragitare ariko ntabwo ari we babajije kukireba gikanura kivuga moto ibyo bintu ntabikwanditseho ntabwo babikwanditseho ngewe moto baranyemereye nde wayiguhaye ibibanza ariko murarebe n'ibikorwa byari birimo gukorwa turakubajije babikwanditseho ntabwo bikwanditseho urabikodesha ku kwezi se cyangwa babikwanditseho uratisha ibyo bibanza urabyatisha ariko se nyir'ubwite we gitari we wasubije igiti wanshutse ndetse nkamwemeza kuko uyu ushutse mugabo igiti wacu akanjuka ngo ni bimuhe atarambwiye ngo ntandi hantu ibintu ntabwo nigeze ngushuka ntumbeshye azanye umuntu ngo niba rushinga ubutaka akavuga ngo nimbimushyireho ntabwo nigeze ngiye gushyira gato ngo kugira ngo wenda simana atazarwara yapfa bakazabimeza ibintu twarabitekeranyije turi kumwe urumva nyiragitare aragushuka kurusha ubwenge n'imyaka ufite wowe nanjye cyo nari kwibaza igiko yiza akiga segonderi njye nkagera mu wa 6 gusa urumva atanduje ubwenge murasubwenge inzu y'imyaka ufite bari ku bwenge se n'ibintu byose uzi ku isi
umugenzi ibintu bingana n'ibyawe tuza Akoze umaze imyaka none se yakuze umuntu gutwara ibintu bya none se upfana iki n'uyu muryango ubundi bamukana upfana iki n'uyu muryango cyangwa se kariha bararyamamo ubundi mumaranye igihe kingana aya marira mba mfite abayavuye uretse ubuzi zino ngegera z'imboho zo muri karitsiye ibyo byangombwa urabifite ntabyerekane hano ibyo byangombwa urabifite mu by'ukuri hari ibyo mfite bikwanditseho bikwanditseho ijana cyangwa 50 kuri uyu 50 kuri wowe urumva yazanye ngo noteri w'ubutaka nuko bakazinyisha arega je nta gato nigeze ngushyiraho nigeze ngusunika ngo ubigire urumva ratarambye ati gihewe ibyo udafite ni ibihe ibyo udafite ni ibihe bizo wenda biraterwa n'ibyo mwabaruye nyine ibyo udafite ni ibyo bavuze ibibanza bitatu na moto ebyiri ibyo ufitiye ibyangombwa bakwanditseyo biturutse kuri nyiragitari uguhaye muri sitasiyo ni ibihe birihe ni ibibanza bitatu na moto ebyiri zose yarambwiraga ngo ndiyo ngo azajya ampa amafaranga ako nawe mwanditseho byose urumva ko atabimpaye byose nyine keretse iyo gusa urumva yarasigaje iki nyine ubwo urumva nyiragitari asigaranye moto imwe ariko je narengana mugerageze kunyumva ako se amarira ariko wowe urarira iki tukubaze uretse digite urarira iki ibyo nabuni tuza mutuze mwe wowe ugiye gushaka umugore ntabwo wamushatse aramushaka ntabwo mwasezeranye cyane wanze kumwandikaho imitungo uyandika kuri nyoko ngo nyoko akubwiye ngo bazakurya ngo ni babi uyanditse kuri nyoko arayitanze none n'undi nabyo bimwe arimo arabirya arimo arabeshya aho ngaho ubundi tuvugisha ukuri ko waje hano wenyine nsubiza se ndeba mu maso hawe nsubiza ko ari uko waje hano wenyine ubundi uwo mugore we namenya yuko ari ibyo ngibyo wamukinnye ubu aragufata ate azamumanika muri uyu munsi ejo bundi umubunzamo iyo nkoni yawe ariko mu mutwe umwaka oya mama papa sava ongeraho ngo abana be bazatungwa n'iki ubwo bundi wowe umurabyara biki wamugana urumva ibyo aho yango byandika kuri nyoko bijyane mu muhabura iyo musezerana ivanga mutungo muhahano ibindi bikaba ibyawe sibyo abana bavuka ukabibandikaho akeba kajya mugarura ibyo yakoze ari bimugaruka ako munasesenguye murabona ko ahangaha ikurengera ituma duhora mu mudugudu dutongana nawe kubera ibi bintu ujya gufata ibintu by'abantu umugabo mugenzi we ariko ntakarengane ureba gutyo reka mubaze digiti nturi umwana wa nyiragitari nturi umugabo basezeranye nturi umuvandimwe nta n'icyo mupfana wari uri kwizunguraho wagiye kwiyandika ku bintu bye ngo arabiguhaye wari uri mu izungura ry'uyu muryango yego biremewe yuko bitewe n'igikorwa umuntu yagukoreye akakubeshaho ushaka kumugabira ibyaha wabigiyemo aba bana babizi veve ibyo bintu arabizi uyu arabizi ngo amenye ngo nyiragitariro yarokoye aravuga ati bana banjye ndabanze ibyanjye mbihaye iwanyiseho meze nabi arabizi twarangiza ngo tukumve ingingo mva musheramye tanga ikirego natwe turahari nk'abagabo ako digidi turambe kujya duhora mu nduru zawe mu mudugudu turabirambiwe pe turabido ni izina ry'Imana uranyanga ariko nurondera no mu cyacu bibiliyoteka twari dutunze ni wowe uhindutse ubu nyiragitaro ntabwo yaba mama wawe ase ubu ni nyiragitaro undi we nawe wibariza wagiye kwandika kuri digidigi wabonaga ari umuhungu wawe ibitabo twakabaye dufite dusoma tukabisomamo amakuru atujijura abakuru abato bagakura bakwigiraho kuba abakuru bazima none igira ikimoteri nacyo kirimo imyanda itagira ikibyazwa iyi ari goma seyo ibaze kutizera umugore genda wandika utanga ikirego uhita uvuga uti abantu babyumvise nabo babivuga
umwe babiri batatu bane ariko reka muzabihakane ntabyo dushaka banza umenyekane wowe banza ndamubwira n'ubutaha wazabikora abandi banza umenyekane papa sava umucakora digidigi agira ahora araresiko ruturamo banza umenyekane Papa Sava.